ntagiye ku ruhande. Riyoza yabivuze neza nubwo hari ahantu ntamiranyijwe nawe. The Ben aje kuri stage yakoze ibintu bidasanzwe ariko asanga audience yamaze kujya muri mood ya Munyakazi. Sawa nyine. Muretse gatoya ndikwanariza igitaramo. Gukura audience muri mood ya Munyakazi waje yambaye kuriya washyizemo ziriya ndirimbo agahita azamura umukobwa wacu bagahita bashyiramo iriya ndirimbo bakayisorezaho. Kandi urabizi ko muri audience ntabwo nk'ibi tuvuga abanalize ntibayikora baba bareba ibiri direct. The Ben yaje afite akazi kenshi ariko ikintu namukundiye yaje yabiteguye bro. Kandi ntabwo yari azi ko Munyakazi azakora ibyo yakoze uyu munsi. The Ben azana kuri stage abantu tutakekaga ko azi n'amazina yabo. Ibyo wabibonye. Urugero yabavuze basubiremo mani iruvana utanga facts zifatika. Wabonye umuvandimwe we yarari kuri stage inde warasize simvuga amazina. No Khalifa can speak the name hano turi mubwira umani. Yazanyemo umusani umusanzwe muri hip hop. Nge ntabwo nkunda umuntu ushyira kuri YouTube sibyo. Ninde ibintu biri byari live dore rero ikintu cyapfa n'abantu ibintu byari live aya masaha urajya mubwira twagiye vuga amazina nimbwa mani vuga ibintu byabere hara kuri stage. Yazanye abana baje ashaka kuvuga Green P katumufashe mu by'amahanga. Uretse gatoya Green P mureke ndabizi. Abana baje Polly mwababonye kuri stage. Uretse gatoya Godfather izo ni za strategies za The Ben zo gushakuriza abantu ariko The Ben muramuzi dukomeze izo mpuhwe zikirura. Nicyo ntashakaga rero nicyo ntashaka kuvuga amazina. Ndabizi izo ni strategy The Ben we The Ben ikintu ni umumanipulator azi kumanipira abantu azi nicyo ntashakaga kuvuga amazina. That is by the way nk'ibi ngibi nk'ubwo bugoryi abayakoze bwo kujya kuzana abana b'abantu hara kuri stage kuza ngo bigende bite. Bimanze umbwire message irimo kujya gufata abantu kubazana kuri stage uretse kubacuruza. Nukwibuka umusani we wacha ubumanipulator bwo ramutipe ndabuzi wasana n'amafaranga 500 yabahaye. Kunyumva komeza ndamuzi ramutipe niyo mpamvu mbabwira ngo amarira ya The Ben ni ubucuruzi ndi kubikubwira ngiye ntabwo ngiye afata side ariko ibyo bintu byo kujya ureka nkubaze Sunday mbwira ubutumwa buri kujya gufata abantu ukajya ukabazana uretse nuko yibuka yacuranze indirimbo za kera. Mbwira korabo ye uretse gato mbwira korabo ye na se wabo bana kugira ngo abazane bazamuzana amakorabo bro. Ndikukubaza mbwira korabo ye afitanye na se wabo bana byatumye yenda yaramufanaga. We wacha tugende ibi ngibi nibyo bijya bindakaza si nkundi ryarya mu buzima uramutipe afite ukuntu ashaka kumanipira abantu agashaka gufata abantu nk'ibigoryi. Strategy yo kuririra buze worajya kuzana kugira ngo kuri amaranga muti muzana abana baje kuri stage. Uranyemera ndangize ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo mu bintu bituma ibyo byo gushaka kumanipira abantu nibyo nanze kurira abona kurira bitakirya uri kujya kuzana abana baje ngo bigende bite komeza. Ariko rasha none se manipira sorry ndikubwira kuko ngewe ibi bintu narimbuze ngo manipulation irenze ya Kinyusi ni ihe ariko manipulation Kinyusi yakoresheje madanda guha ijambo rya hara hejuru ndi kuvugana na Sandra hejuru ngaho banza madamu ndumva ari gushyuha. Oya rangiza point zawe yawe. Godfather igitaramo cyagenze neza. Abanyarwanda ikamba mu maso y'abanyarwanda niwe wegukanye ikamba. No buretse kumitisha mu mbaza nkubwira ko igitaramo cyagenze. Yego abahanzi bose ba performance neza buri muntu wese yakoze ibintu byiza. Niba babonye backstage abanyamakuru ni Sande ntabwo bavindi imwe ntibafite ijwi rimwe ntibaririmba bimwe fata ninde warushije undi ibyo kumubwira ngo bose baririmbye neza sibyo nibikuru kumbwira ninde waririmbye ninde warushije undi bro. Ibyo bikora abantu bakora ku gihe nibo nabonye batishimira ibyo abanyarwanda bose bakunda. Ngenda kubwira abantu bose uko bakoze buretse gato. The Ben Kinyusi yamukubisa akanyafukunda muri bato nkuko byari bimaze imyaka bitegerejwe cyangwa The Ben uyu munsi yamweretse ko ari daddy. The Ben yamweretse ko ari daddy. Thank you Fabiola.
Okay, urakoze nibyo nashakaga. Ntabwo Sande you are free. Ntabwo ngira bizi ntabwo njya amaranga mutima kuri na kuninganisha. Okay, all right. The Ben yeretse Kinyusi ko nubwo Kinyusi akora performance nziza ariko Daddy ni The Ben. Ushingiye kuki? Here we go. Do fact ebyiri zonyine. Ikintu ushingiyeho Yego. The Ben yazanye kuri stage abantu abanyarwanda bari baribagiwe. Okay, urugero? Urakoze. Mbwira ndakumva. Bro, nabivuze yazanye Yego. abaraperi. Twabonye kuri stage ntumbaza amazina yabo. Yazanye abana banyakwigendera nubwo umwe mwabisuzuguye. Yego. Yenda yakuza mufana cyangwa bari bafite na projet ataha batarazikora. Twabonyeho umuvandimwe we. Byo nukwibuka umuryango. Umuraperi ukomeye utakivugwa. Nukuvuga ngo uretse gato umuhanzi wacu yatuzaniye ebyafayo. Urakoze cyane Sande, ndakumva kandi yakoze kumuranga mutima yawe. Niyo mpamvu y'ubucuruzi. Urakoze cyane. Soza. Icyo aho nasoreza igitaramo cyagenze neza. Merci. Urakoze cyane. Next, munyumve neza cyane nani ngiye kuvuga. Thank you Fabiola. So tugende. Hano uraza njewe niba uri umufana, niba wanyuzwe n'ibyo The Ben yakoze ngo inume fact yabyo. Niba wanyuze na Bruce Melody nubwo tuzi ko ejo tuzaba twamaze kumenya ukuri. Hambo ijambo ni ryawe. Wabibonye gute, wabikurakuranye gute, byari bimeze gute? Mutapinga screen. Okay, happy new year ya kwanza mbanze mbaho umwaka mushya bamwe twabonanye muri 2025. Umanuri yo modoka yego. Mukore kuri go. Ndamuni cyane. Ngewe arabashije se Hambo ko ari umukene. Yigeza kuvugiraho Sande, yigeza kuvugiramo iyubahe imbere abantu. Sande ngaho nzamura basi ndumva wowe ukize. Tuzamurana abakene n'abakire tumenyane. Okay. Reka tuvuge ikiyo turi kuvuga hano. Ntangajwe no kubona umuntu nka Sande wicara ukavuga ngo The Ben ngo yazanye ngo abantu ngo tutari tuzi. Iriya yari bato yari yo guhanga ntago yo kuzana. Nakuzamuye. Nkiraho sheri nkiraho. Urumva? Ntago yari yo kuza kwerekana imiryango yazimye n'ikiriho. Yari yo guhangana kuririmba tukamenya umuhanzi umuntu uzi kuririmba ninde urusha undi. Ibyo bindi waza uri kuvuga byo kuzana santima ntago birimo. Reka nkubwire Ben araririmba nta ubihakana nta nutabizi, ariko reka nkubwire bro, Bruce Melody yamukubisinda ikinyafu kunda kinini pe. Urumva? Ko si wose imperuka ari ushinzwe. Nubwo batamupromotinze nkuko we bamupromotinze. Imperuka ari ariko rwose Bruce Melody live yakoze indirimbo yaririmbye none arimba live man undi arimo arakora playback. Oyasi. Muri 2026. Jesus. Warangiza ukavuga ngo ni Daddy ngundi ngo ninde watahe. We ibyo bintu uri kuvuga ngo by'abana ngo banani ngo baburiya muhungu wapfuye muraperi. Nkubwiri ibyo witwa Fabie waguye ku bitaro ninjye wamujyanye muri studio ukora indirimbo The Ben. Uko yapfuye yabuze n'ibiryo. Ceceka. Ntuvuga ibyo bintu turabizi, ibyo bintu abahanzi babikoresha kugira biyerekane. Icyo turi kuvuga nicyo guha. Arasebanye nawe ari igisebo se Irunga nawe ni igisebo. Uyu ni igisebo. Nicyo guha kwerekana impano kwerekana abantu. Uretse gato Hambo uretse gato. Irunga. Mufungura mic yo na Sande. Yego. Ntabwo niba nazanye iyi strategy yo gushira umuntu hejuru akaba afite ijambo siko bimeze. Saba kumukurikira umuchallenging. Sande igisebo ni wowe wagisebe wowe ari wowe wamase we ntongere gutuka umuntu umubyeyi hano gakubitwa n'inkuba. Godfa ntago ari byiza man. Ntihongere gufata umuntu umubyeyi ngo mwite igisebo ni wowe kapfi. So twese twamyutinze. Umbabarire mu kabyara. Araza kuvuga ibye ariko man umwanya we pe. Umuntu urumva Irunga. Niba nta kubahana Sande ntabwo ushobora kuza ngo tuke umuntu w'umubyeyi. So iyubahe watukanye se Sande nta nubwo akunda The Ben kundusha. Uyu nguyu uri kuvuga wewe uramuzi uzi umubano we na The Ben. ariko Godfa icyo twavuze so amatwi urafata umwanya wawe Irunga uzamuke yara hejuru ugira ute
umuchallenging uvuga ati ibyo uvuze ubikubita ishoka niko gukora deba ariko bifata umuntu ube educated idiot nka Sande uvuga ngo umuntu ni igisebo kubera atanze igitekerezo kitamunyuze oya sinatukana pe none se niba Sande avuga ngo uyu muntu ni wowe navuze ngo nidusebanye hanyuma undi aravuga ati ugafata umuntu w'umubyeyi Sande uyu mubyeyi uramuzi kurya umwita igisebo Godfather, I'm sorry, apologize. I'm sorry, Hamba. Dukomeze. Okay. Twabirangije. Ndaho mukunge naje commuting atange point ye. Jesus. So ibyo bintu nawe wari kuvuga ngo yazanye abana ngo ba nani ngo bo baraperi kankubwire. Twamaze kumenya manipulation iri mu miziki. Urumva? Nge nababwira ko naraya majoro. Nkora indirimbo The Ben akora indirimbo no witwa Fabien ninge wagiye kumufata. Uzabaza urufu Fabien yapfuye. Indirimbo bakoranye na The Ben. Amafaranga yavuye migeze namutunga. Fabien yishwe n'inzara mu bitaro bya Kibagabaga. Fabien uwuhe? Uriya umugabo w'impumyi. Ninange wamutwaye kuri stage. Ninange wamutwaye kuri stage muri 2020 mu gitaramo kirangiza umwaka. Rero kankubwire Sande. Okay, ibyo bintu bya Fabien wapfuye urabihuza nabihuzaga nuko yavuze ko Fabien ndamuzi nushaka tuvugana turavugana Hamba ariko respect yuko yavuze ngo yazanye abana ngo banani wapfuye ngo kugira ngo yerekane ibyo bya Fabien reka tubyihoreshe rimba bari ntabwo nshaki harabika ndashaka kugira ngo ibyo bya Fabien The Ben twabonye ashyira kuri kamera akamuzana hano akavuga ko agiye kumufasha inyenyeri y'ikaka Godfather urabihuza na Hamba turabiziranye na Hamba mbabarira pe yaranapfuye ninge wamushyinguje nakwereka ama screenshot yose kandi barakoranye indirimbo YouTube yishyura wowe ibyo ngibyo ibyo bintu bya Fabien uzanye uyu munsi bitewe n'icyo uyu mugabo azamuye nuko uyu yavuze ngo yazanye abana ngo babana ni Godfather please umwereke ko hari akantu wari uvuze Godfather wavuze ngo urabizi neza yuko hari abahanzi bakora ibintu kugira ngo bakure amaranga mutima y'abantu atariko babikora babishaka nagiye umwereke fact y'ibyo wavuze ko ari ukuri so reka tukareka ukarigaciyemo icyo twe twarebaga hariya icyo gihe mbere yuko wari ushinzwe iki wahuye gute gutwarira umuhanzi The Ben stage urabizi ntabwo twabisubiramo inte ngenda abantu 700 barahangagiye mbizi nte ngo arakuzi murabiziranye nsobanurira urabizi please ntabwo twajya kuvuga ibintu byose hano ntabwo ari yo bamuha umwanya wasobanure hanyuma wowe uraza kumubaza nyuma please ntabwo ari yo time ariko ibyo byose urabizi ko nziranye na Ben kuva yinjira muri Amerika aho yabaye aho byayenze hose you know that story urabizi ntabwo rero nshaka kubivuga hano ntabwo ari ngombwa ariko icyo nemera nge nemera ko The Ben ari umuhanzi kandi ukomeye ibyo cyo ntitwari bihuze rero n'ibyo uyu munsi ni wosanye byakera mu 2000 n'umuntu wapfuye yes ariko icyo ndi kuvuga nuko bitavuga ngo hari ikintu bita ngo nari umugabo ntihabwa intebe Bruce Melody yakubise ikinyafu The Ben tubyemere ubyemere ntubyemere ubihakane ntubihakane nubwo bamupromotinze kurusha Bruce Melody ariko Bruce Melody ibintu yakoze nawe utirengagije wabibonye niba utanabibonye genda urebe kuri YouTube barabikwereka bake birahari so reka rero tuvuga niki ngiye Bruce Melody nta nubwo ari ubu namubonye gusa na The Ben sibwo namo ngiye The Ben no muri studio aririmba amaso ku yandi gutya turaziranye urumva ni umuhanzi pe The Ben ni umuhanzi urumva ariko tubyemere ntago akaryoshye gahora mwitama Bruce Melody ararenze bro ararenze kina n'umuntu urimba indirimbo 30 adahagarara atavuye kuri stage nta namazi yanyweye ubundi akaza karimba playback kazambaye imyenda nk'ugiye mu ijuru wagira ngo agiye kuguruka kiramubaza wagira ngo agiye kuguruka ureke tuvuga ukuri kujya kuvugwa ese umusa abo bakuye man nk'uyu wamukuye ndi umufana ari umva sindi umufana buri wese nzi ko afite impano yiwe ku giti cye ariko Bruce Melody kuri uyu mwanya turi kuvugana y'ibyabaye yatsinze The Ben tubyemere ntitubyemere tubihakane ntitubihakane dufane ntidufane narangije reka manuke n'abandi bavuge uya ntabwo umanuka urangiza kareguma Sande ndakumerera nabi Sande urazana ikinyabupfura gato ndakubaga
I believe I'm next. akomeza Okay. disipurine yawe Godifa. Ndabasuhuje umwaka mushya muhire. Sorry. Ndi kwitegura. Ariko njyewe sindi hano kubw'umufana. Nta nubwo ndi hano kuvuga ngo wenda byagenze gute. Abafana twebwe twafashe ikintu twishyiramo ko bagiye mwihangana. Ariko bari abantu ni abavandimwe bro. Urumva? Janine umva ikintu kiriho hano. Ba nyiri ubwite bakoze n'amaririmbo. Yes. Turi kumwe iyo ari bato gutya twemere ko n'ubucuruzi n'abavandimwe n'abizikora abavandimwe. Yes. Ariko twemere ibiri ku meza n'ibyo twari dutegereje. Yari bato habayeho ibintu byizi by'amakimbirane kugeza naho birenze showbiz ntabwo tuza kubinyura iruhande. Uyu munsi Godifa ariko ntaho batubwiye ko bari bakoze bato. Ntabwo hano bari mwihangana. Abafana twebwe. Yes. Reba ama interview yakoze. Namuzanye hano ejo bundi yavuze ngo iki? Wazanye umwe ntabwo dushobora guhegera. The Ben yavuze ngo iki ejo bundi wagiye ukareba interview yakoze nuko utayikurikiye. Godifa. Uretse gato uyu munsi kwari ugushyiraho akadomo. Niyo mpamvu ubona ministre w'ubanye n'amahanga uyu munsi wari wagiye muri kiriya gitaramo. Urimo kumva? Yaje akanabi urabigira uragira ngo ibintu byoroshye. Minister yaraje arandika aravuga ati umuhanzi wa mbere n'uyu. Anungana nawe urukunyumva? Ibintu byoroshye. Ngewe ntabwo ndi hano. Uretse gato kuba rero abahanzi audience cyangwa abakunda umuziki Janine sibyo? Yego. Bashobora kugenda tukabona umuntu nka minister agenda akavuga ngo umuhanzi wa mbere n'uyu ararenze. Abandi bati minister urabeshya. Ayo ni amarangamutima yiwe nkuko natwe twese twagaragaza amarangamutima rero. Aya marangamutima ya masa nibwo tukuvuga ati ibyo tugendere no kuri icyo ngicyo ibyo minister yavuze uyu munsi byagaragaye niko kuri umuhanzi yavuze ko ari uwa mbere yabigaragaje. That's why we are here. Fata ijambo. Okay, urakoze cyane. Ngewe rero ikintu nshaka kuvuga hano ntago ndi hano gufana ngo uyu ni uwuhe ko bariya bose bro bariya bose bararenze kuri ngewe. Urumva? Bariya bose na aba legend bro baradushimisha mu muziki nyarwanda. Hari aho bamaze gukura umuziki nyarwanda hari naho bamaze kuwugeza. Urumva? Gusa ahantu The Ben ni umuntu wanjye ndamufana guturuka from day one until now. Urumva? Ariko hano uyu munsi yantengushye. Reka mvuge the reason why. Urumva? Nuko yakoresheje playlist. Urumva? Umwana w'umuhungu nuza Munyakazi. Urumva? Yaje nubwo yaje nta welcome nyinshi afite. Urumva? Nubwo yaje nyine wumva ko afite ijwi risaraye nkuko buri umwe wese hano ku ma platform nago duhora turi marayika. Hari igihe uza warwaye inkorora amagripe n'ibiki byose birumvikana ariko nta playlist yakoresheje. Urumva? Salute him to that. Urumva? Ariko ngewe ikintu nshaka kuvuga hano bari abana bose babikoze neza. Ariko The Ben ku ruhande rwanjye ngewe nk'umufana we Godifa nakoze na life ivuga ngo Ben hejuru cyane. Uriya ni umuhanzi mfana from day one. Urumva? Yavuye mu gihugu aragenda ajya mu mahanga amara 10 years. Urumva? Arongera aragaruka mu gihugu bro. Umuziki arongera arawuvugurura. Urumva? Iyo ni respect muha. Urumva? Ariko gukoresha kariya kantu ka playlist bro kariya kandi uriya mutipa afite ijwi man. Urumva? Afite ijwi afite nyine ukuntu yanakiriwe byari ibintu bya danje ariko kariya kantu kadutengushye nk'abafana biwe. Nge being honest urabizi sinjya nca ku ruhande kandi ntago byankuyeho ko nubundi nzahora ndi umufana wiwe n'ikindi gihe nategura igitaramo nka kiriya. Urumva? Azamenye kariya ka playlist rwose azagashyire ku ruhande. Urumva? Ariko nyine aza turirimbire wewe nyawe. You know what I'm saying? Ubundi Munyakazi yabikoze neza nubwo nta energy ashobora kuba yararwaye amagripe. Urumva? Kirimira hinduka ariko nawe n'ukuri uriya muhungu rwose yabyitwayemo neza. Reka bose tubahe flowers zabo kandi babikoze neza. Ngewe nta ruhande mpagarariyeho. Ben azahora ari number 1 kuri ngewe ariko Bruce Melody you did what you did and I'm proud of you. Keep it up, keep moving on. That's all. Nta kindi navuga ngewe rwose kuri ibyo ngibyo Godifa. Thank you. J Park uyu nguyu maze ndore fungura mic. buretse gato Funga mic yawe Sande.
ni umusaruro we. Ariko mwumva ndakumva Oya ariko komeza. sande ndakumanura kandi nkibona ntabwo nongera kuzamura. oya ntari birenze umujama nimba atari gushaka ko nanjye nari ndi kwibaza Jay Park uri hano wari we no gusenga tu umeze gute bro peace wakurikiye bino bintu nanjye njye nabikurikiye kuri ntago narindi live hari abantu bari live nagiye mbona comment zabo twe twabikurikiranye wenda n'abandi bari hano bashobora kuba babikurikiranye kuri online yego so wenda niyo mpamvu natwe turi hano kugira ngo dutange views zacu uko twabibonye cyangwa nuko na expectation zacu yego kugira ngo wenda twumve n'iki ariko the biggest cyangwa ikintu cya mbere twese twemeranyaho nuko abo bantu abahanzi bose uko ari babiri bafite level bamaze kugera twese turabakunda tu at the end of the day ibyo ntago twabibura naho tu icyo kive mu nzira uyu munsi ikintu cyari kiriho kuvuga ati who is number one who can show us urumva who can show us ikintu ashoboye kurundi kuri no moment urumva ntago twakuraho imyaka 20-15 ya The Ben yashyize mu muziki cyangwa ibikorwa never no you cannot replace that ntago twashyiraho indi munyakazi nawe yashyizeho kuri no point kuri uru rwego amaze kugeraho ariko today icyo twari twagiyeho twari kuvuga ati who got the juice ninde ufite ushobora kuzamura abantu ushobora kukubita feelings z'abantu urumva njyewe nicyo narebaga nicyo nari nitabiriye urumva cyangwa nuko nta rindi kuri stade ariko for my point ngiye gushyiraho my two cents so mwihangane ntago ndi batware time nyinshi ariko Ben is a great got a good voice and all that has talent afite ijwi ryiza ibuye yamaze gushyira ku muziki nyarwanda you can replace that niyo waba ugiye gute ntago waza ngo urikureho kuko hari imitima y'abantu benshi yamaze kwigarurira then you got this melody for the past 10 years decade yose umuziki w'u Rwanda uri ku mugongo wa Melody been doing all that so afite umufana that you can't change that then he been performing twe icyo twashakaga uyu munsi yari performance bro Melody came in yaje uyu munsi araperforming adukubita vocal adukubita performance live with a band I don't know sinzi n'impamvu shobora kuba kurundi ruhande batagize time yo performinga na Ben Symphony been performing Symphony yamaze imyaka myinshi kubita na Melody for years wenda icyo nacyo ni kirimo ariko Symphony yakubise live na Melody da umuntu like you indirimbo turazumva nyine kuri YouTube kuri Spotify niki whatever ahantu bumvira umuziki ariko iyo wagiye kuri live show ushaka kumva ko umuhanzi agukubita vocal agukubita sound agukubita kumva nyine like avuga ati umuntu muri studio yari afite ihe vibe I think that's what Melody yazanye that you couldn't change ko yaje yiteguye yaje afite iyo sound adukubita bro like ijwi yaje avuga ati no I'm not here ibya vocal ziri inyuma mfite bon so for me I feel like nk'umufana w'umuziki niki I expected more from the band cause I got niki ariko Melody was way ahead of this preparation yarari ahead of the game kuko we yaje none avuga ati no I don't care ufite abakunzi benshi ndaguha urugero Rayon Sport ni ikipe ifite abafana benshi ako APR ifite ibikombe byinshi ni ukuvuga uri umukunzi ufite abakunzi benshi it doesn't make you ko uri wo wa mbere
ushobora kuba ufite abantu bagukunda bagufana ufite igikundiro ariko ku rundi rwego ntabwo bivuze ko nustepinga mu kibuga kuko ufite abakunzi benshi doesn't make you number one ahubwo twebwe uratuwininga gute ukira aho ngaho gato ukira aho ngaho gato ndashaka kugira ngo ahangaha Irunga n'abandi mwese muri aha reka tumaze turebe uko aba bahanzi bakiriwe kuri stage siko bimeze mbere ku kuntu The Ben yakiriwe iki kintu abantu bakomeje kugicomplainingaho hano audience mushyiraho comment uko uretse gato uko The Ben yakiriwe nuko Melody yakiriwe uko niko The Ben yakiriwe kuri stage yavukiye mu mujyi wa Kampala ikindi reka dukomeze avuka ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka nishaka sinibuvuge murawuzi amaze gutwara awards zirenga izo utekereza guhera muri 2008 kugeza 2025 Anita niwe muhanzi wenyine muri iki gihugu wabonye ama award ku rwego mpuzamahanga. Anita niwe muhanzi yatangiriye kariyeri ye mu rusengero ibyo akora byose ashyira Imana imbere. Yakoranye na Shiba Karungi, yakoranye na B2C, yakoranye na Roma na Makula, yakoranye na Diamond Platnumz, yakoranye na Medi, yakoranye na Kevin Kade, Element L, Nimukunda. Turimo kubivuga buretse gato, tukirimo kubivuga buretse tukirimo kubivuga. Buri muntu wese nazamure telefone acana mwumve wakumvisha kakano nakubwiraga Godfather wakumvishije buretse kura amatara tuzamure bikerera yose yake yaravuze ngo urugendo rwe rwa muzika yarutangiye anarukora kuko abafana be iyi ni ruswa irenze y'igitsina bro n'ikibamba bro mute your mic umuntu bamuvuga gutyo se wowe ukamubona nabi niyo yaza ntaririmbe ariko ibyo ntibikuye icyo tureba ijambo umuntu ku muntu hano mufunge mic zanyu hano ndabona bamwakiriye iminota irenze y'indirimbo hafi iminota 5 niwe host ceka shut the fuck up mureke amarangamutima kuko ngiyewe ntabwo ndi gufata side umva tugende gake wumve bro barashaka kuzamura amatoroshi no ngabikuruye man noneho reka tuveyo hano reka murabyumvishe reka twumve ukuntu aba MC bakiriye umuntu bita Bruce Melody ayicaye haguruka yatwaye award ya mbere muri 2014 Salaxa 2016 Best Artist 2017 Hip Hop Awards 2018 yatwaye ama award
Salax Award PGGSSA. Harimo na Primus Guma Guma Superstar by then. Yamunani. Yatwaye award. Zigera kuri 5 muri 2019. Salax Award Kisama Awards. Hip Hop Awards. Hip Hop Awards. 2021 atwara izindi awards ebyiri. The Choice Award, Kisama Award. 2023 Salax Award. 2025 ndayivuga nyuma. Yego. No muhanga ashobora kuja kuririmba injana zo mu bwoko nka bune. Harimo Afrobeat, harimo jazz, harimo pop, harimo R&B. No, nimukunda umuziki nyarwanda. Haguruka. Yatwaye uyu mwaka award ya album y'umwaka. Afite kode kuva iki gitaramo cyatangira yaratubwiye ngo we ni 001 all the way from 155. Wow. His sign 155. Bashira Munyakazi. Bamwita Bruce Munyakazi. Shani toroshi yawe zamura niba ukunda Rwanda music. Niba waje kurya umwaka wa 2026 zamura itoroshi yawe uyijyane iburyo n'ibumoso nurangiza uvuge ngo thank you Rwanda, thank you PK. babanganishije aba MC babanganishije kazi ibindi byara cyangwa n'ubwo Secondary. Godfa. Ntaga segonda kabivuga. byanze Okay. Samura itoroshi yawe. Kigali. Wow. Umuhanzi wa mbere mu Rwanda ninde? none se iyo niba murashingira kuki muvuga ko itari bato murashingira ko bitari hangana gute kandi ndaba n'aba MC bari kubikora no babanganishije muretse gato no reka tugende one by one. amatoroshi bavuze ngo bayazamure bari gushimira Kigali Rwanda n'ibiki wigeze wumva bavuga ngo muri amatoroshi ariko mwibuke watumiye undi mureke ubufana yakoze korabo n'umuntu n'umwe ninde watumiye undi muretse gato JP uzi iby'umuziki ninde watumiye ariko si reka tugende umuntu kuri umwe kuri uretse ko ndamwereke kuko ntabwo ngenja ko ntabwo ndi bujyana n'ibi ngibi no sense komva sinema utashoka abantu bazima ngo mugane nk'abantu bazima muraza mukabininyamo mubeseriye urumva ntabwo ndashaka kuba seriye mutumuke the fuck mushiremo imbaraga zanyu mushobora kuza mukabaseriye tukaganira ijambo sa ntabwo nongera kuzamura wowe ngendo cyo gukora live yawe gahambe igihe udashobora kuzana ikinyabupfura nta kintu mvugana nawe niba ushobora kuvugira mu bandi tumuka gahambirwe mukande no kuri iyo goro no sense niyo mpamvu na network iri kubura nimujye gukora live zanyu zamuka irunga niyo mwagize discipline nk'iya irunga ntabwo mushobora kuganira nk'abantu b'abagabo what's wrong with you people munankandeho kwanza dore muna tapping screen nta nubwo muri gutapping screen njye nkeneye abantu ntabwo ngiye bufate side ariko mubeseriye mwiyubaye mutange ibitekerezo nk'abantu bangaba bakandagiye mu ishuri educated idiot nurisi tuganira duti Tomura JP zamuka azamuka abantu bakuri iki kino gitaramo
sense sagara niba uzi ko uvugire mu bandi tumuka ndabivugiramo jyenyine ibyo byiza kubiha umurongo sheri irunga ari kubikora neza akaganira neza agatanga ibitekerezo ibindi biri kuza bigaturagurika yisiki ntabwo kuzamura andika muri comment umbwire ko utari busubire kuzamura sande manu maze wandike muri comment cyangwa wisiki kuzamura abantu mu mikinga bayike zanyu we DJ Post umukanda ngo baze bayike zanyu we kinga andika muri comment umbwire ko utari busubire kuzamura sande manu maze wandike muri comment cyangwa wisiki kuzamura abantu mu mikinga nawe tumuka sinsubira okay shiramo imbariga zawe ntabwo ngiye hano badinginga ntabwo ibintu bikunda niba udashobora kuza muri conversation ngo wubaha abandi bagenzi bawe ndakuboroka ahubwo uretse no kukumanura ngaho shira muri request Jesus hambo nawe urongera kuvugira mu bantu turaguruka tegereza umwanya wawe MS zamuka iki nagiye muganira nk'abantu bakuru erega ntari byaga ngomba kubashyirira mu goro yanjye mwakozeho manigani mwamanuye uyu nguyu ngo si JP ngo J Park my ass ngukore kuri iyo goro se unkandeho umanure kara kamodoka ntimuri ahanga nturi muri diaspora wigeze unankandaho kandwa amaso baza gutanga ibitekerezo bigiye ku mufuka wambaye busa nta mutindo utanga ibitekerezo by the way ndashaka kubabwira ngo ibitekerezo by'aba bagabo utigeze ukora kuri goro oya kwata fanaho kamera umugabo utari butange ibitekerezo kanze ndebere vo yawe Mariga njyewe I'm just new here ariko uramaze uherereye igihugu herere banzo nkandeho kandi aho hejuru rev ya gatatu kandi aho hejuru uhereze gift mbone ko ndi kuganira n'umuntu w'umugabo umuntu udafite amafaranga nta gitekerezo atanga mu bagabo okay turumvikana so tujyanirane gakeya umuntu ufite ijambo ninde reka nakire emekingi Jesus Yes Godfather waramutse wewe waramutse mbere na mbere rero ntago ngiye nshaka kweberwa n'amarangamutima byandi tuba turi kuvuga ngo gufana kugira gute kuko aba bahanzi bose bafite ibigwi bakoze bafite ibitendo bakoze kandi buri wese akwiye kubahirwa yego ngiye kubwira ibintu nk'umuntu uvuye muri arena oya se butibirwa oya se nk'umuntu uri hibereye twagiye na bintu byinshi numva navuga kuri Bruce Melody kuko Bruce Melody yakoze nyine birarenze ntago bibaho Bruce Melody yagaragaje energy kuri stage yakubisera yivu nziza dushimira symphony bakoze ibintu bya danje ahubwo noneho kanze tujye kuruje ku bintu uri kugenda wumva kuri The Ben ngo kwa ngo bawo ibintu nyine uri kugenda wumva bidasobanutse ikintu cya mbere cyabaye kuri The Ben kosa rya mbere The Ben yakoze n'ubu nyiri kumushinza no kwemera gutumira Bruce Melody mu gitaramo ikosa rikomeye cyane yakoze kandi naho ubwe araza ndakekuna ko yamaze kwirogereta kwa iryo ni ryo kosa rya mbere yakoze icya kabiri nuvuga ngo biriya bintu nagomeje kumva nyine abaye musi bavuga The Ben avuye kuri stage Bruce Melody avuye kuri stage bajyaga kuvuga Ben abafana bagumye basakuza Bruce Melody oya se niyo mpamvu bagomeje kumva bagumye bavuga bashaka kuzamura sound ya mikoro bagumye basakuza Bruce Melody yes Bruce Melody icyo ni ikibazo cya mbere Ben yabona cyatarajya no kuri stage Liliyoza ngwino hano gato Liliyoza wari mu gitaramo cyangwa ntabwo agiyeyo kandi kukubwira ko nagiyeyo okay ibi ngibi uyu mugabo ari kuvuga ni ukuri sukuri rero reka mbabwire sibyo sinshaka ikinyoma by starting nta muntu wavugaga Melody ego eme turabyemeranye sinzi ubwo ngubwana wari yicaye rindira gato mu gutangira hari mu gutangira Melody atangira kugeza wumva izina rya Melody reka nze nkomeze uragenda unyamoza ibintu ngenda kumva ndi ukubeshya okay naje nabona muri comment batubwiye ko nabonye ko atari abantu bari bahari ayikumva God ikindi kintu cya kabiri The Ben ikosa rya kabiri yakoze kuririmba playback nicyo kintu kibi cya danje cyabayeho
noneho ugende abantu mwazo murebera ibintu ku marayivu bagendaga bamanura The Ben yabuze umwanya wo kuvugana n'abafana kuvugisha abafana ngafata umwanya avugisha abafana. Thank you for being bombo clatinade ari kumva God yabuze umwanya wo kuvugisha abafana kubera yamanuraga bakavuga ngo bu abafana bakubita bu nyinshi bakavuga Bruce Melody rabaye Melody muri arena ariko yes ibintu ndi kuvuga no muri comment bakubwira niba ari byo Melody The Ben yabuze umwanya kwa kudufata umuhanzi afata umwanya akajya avugisha abafana byanze bamanuraga sound abafana bagahita avuga bu abandi bakavuga Melody Jesus ibyo ni ibintu byabaye. Ikindi kintu sasa Ben amaze n'iminota nka 20 kuri stage abafana bari batangiye gusohoka abantu bari bahari babyandike muri comment. No ruriyo fungura mic yawe kuko nanjye ndi muri abo ngabo nasohotse nanjye amazeho nk'iminota nka 25 gutyo. Dore ngo nibyo gusohoka byatangiye Melody arimo gusoza man ariko ntago hasohotse abantu benshi hasohotse abantu bake kwa kuntu nyine abantu baba bashaka kugenda kwa Melody ibuka igihe yaririmbaga we nanjye mvuye mu ngere mbafashe turaguha umwanya mbere yuko azana na Bwiza kuri stage indirimbo yabanje harimo abantu basohotse mani basohotse muri n'amatara sinzi abantu mwarebaga kuri ku gahande ko hirya hejuru se mvuge ngo nka side hewe reba I don't know nago nzukunze navuga arena ibi ngibi wari wanze kubivuga harimo Iriyoza ntabwo binorenga zubikomoza turi kubona version nshyashya muri gukoresha amarangamutima aho yagusohoka ko abantu basohotse ariko ntabwo bafite abantu benshi ibyo bisanzwe ako nyine wenda nimo byegereza ngereka mvuga amagambo make reka rangiza point ya Iriyoza ndi kuba mwaduhisha ibintu byinshi ngewe mu magambo make ya Gode we wivuga amagambo make twagiye oya ngewe nasesenguye ibyo kubakira ntabwo nigeze mvuga uburyo turaguha ijambo rero uratubwira ko show yagenze ngiye mbere na mbere uri kumva ndashimira Bruce Melody uri kumva yigaragaje nk'igitangaza kuko nyine yagaragaje ko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda ibyo nta wundi muntu bashobora kubisiganaho ku ruhande rwa The Ben ndamushinza amakosa 3 ego ese ko mwese bari kumushinja 3 nayo ikosa rya mbere no gutumira Bruce Melody mu gitaramo kandi abizi kuko Melody yaje kubitamo ikintu cyitwa za ndirimbo ze bro noneho Melody indirimbo zamubanye nyinshi ahuriza acuranga neza reka uri kumva iryo ni kosa rya mbere mushinza gutumira Melody mu gitaramo ikosa rya kabiri kuzana Melody mu gitaramo ntafane ndamwinginze ntiyagane ntafane sibyo oya ntabwo ndi bufane ikosa rya kabiri kuzana Melody mu gitaramo akamubanza kuri stage yego bro iryo ni ryo kosa rya mbere ryabayeho Ben nawe hano ari bwicaraza kuritekereza asanga yakosheje ubundi yagombye kuba yabanje kuta stage wenda akamuza kumuzanaho nyuma abantu twamaze no kurambirwa bamwe banananiwe abandi bagiye kuryamisha abana ariko kumubanza kuri stage yaje umutipa arakaba n'imiziki ye The Ben yaje ashyiramo twa turirimbo twe tugenda gake gake tw'inkundo ibintu biranga oyasi ikosa rya kabiri ryadutengushye nubwo nari umufana we cyane gusa n'umuhanzi wacu nk'abanyarwanda kuza nyine akubita playback nyine ni ibintu bitagaragaye neza kabisa nk'umunyamuziki wo muri legend. Urakoze cyane. Murakoze. Twagiye Bwana Kabano nk'umwe w'umunyamideli umugabo usesengura ibi bintu akabirebesha ijisho rirerire. Ibi bintu nk'umuntu wafashe umwanya we ukagenda ukicara ku ntebe y'imbere ugafata inota kurindi. Uraduhera mu kwinjira kw'abafana uduhere ku ba MC hanyuma tugereze ku isoza ry'igitaramo. Ijambo ni ryawe. Alezi. Murakoze cyane. Well, kwinjira byo byari bipanze neza nta muntu bigeze bamuza kujya yagombye kujya bitewe n'iki afite. Kwinjira byari bipanze neza cyane. Kandi abantu batangiye kwinjira kare ntago habaye umuvunda mwinshi uretse hahandi y'amatike make y'amafaranga make niho abantu batonze umurongo. Yego.
icyo navuga ntararengaho ho kwinjira. Binjije abantu kare batangira kuririmba batinze abantu barushye siretse nkaho guhagarara. Sorry komeza. Iryo ni ryo kosa ryabayeho rya mbere mu gutinda gutangiza igitaramo. Hanyuma aho abahanzi baziye Bruce Melody yatangiye kuririmba 5:05. Twatangiye guhagarara urunza twari ahantu twari twagiye ni muri VIP yego ariko duhagaze sibyo kuri stage. Uguze guhagarara kuva 2:00 uzi ko umuhanzi ari buririmbe 1:00 agatangiye kuririmba 5:00. Abantu bari batangiye gusohoka bakeya kuko giye n'inshuti zanjye twagiye turi 5, The Ben yagiye dusigaye turi 2. Abantu bari barushye bitahiye. Noneho Bruce Melody ndabanza kumushimira yakoze concert neza non stop, very beautiful live music, full energy, energetic kabisa. The guy is awesome, is amazing. Nyine ntebishamo no kwanda umunyarwanda na Bruce Melody ari umunyarwanda. So avuyeho hajyeho Mighty Pop ntabwo nzi ibyo yakoraga n'icyo yaraje gukora. Yaduteye stress, twarushye turahagaze barimo bakora ibintu bitazi ibyo ari byo. Numvaga byakenewe. None n'abandi bahanzi bagiye babanzaho ntabwo bari bakenewe kuko abantu bari barushye kandi ibintu babibona. Abantu baba batangiye gusohoka na Bruce Melody akiri kuririmba. Abantu bari barushye gusa hariho energy nyinshi Bruce Melody arimo kuririmba ntabwo byagaragaye icyo cyuho. Noneho The Ben aje, Ben wacu Ben yatangiye neza indirimbo ya mbere afite imbaraga nyinshi, ntabwo yari playback. Iriya ndirimbo ye nshyashya yayikoze neza cyane, nandi w'i Kigali yayikoze neza. Noneho izindi zakurikiye zari playback. Twebwe turimo muri stade mo imbere ntabwo twabihiwe cyane kuko amajwi twayumvaga nubwo ayi tutayumvaga neza. Abari live ntabwo bigeze bamwumva, bumvaga agiye kwandima gusa, byari bibishye. Batangira gucomplaininga ngira ngo byanabagezeho, noneho bazamura mikoro ye. Sasa uyu mutipe uvuze ngo Ben ntabwo yumvikanaga ashimira abantu, ntabwo nza ahantu yari yicaye. Icyo cyo ni ikinyoma. Ben yajyaga kuvuga ari kuvugisha audience akavuga neza. Ben yajya kuririmba tukamubura tukumva indirimbo zisanzwe. Ntabwo nzi impamvu yahisemo gukora playback, giye byambabaje personal kuko ntabwo ari byo nari niteze. Gukora playback nyine byamukuyeho amanota mu by'ukuri. Pepe sinzi wamugiriye inama no kumva abantu basohotse The Ben agiye kuri stage. Oya batangiye gusohoka kare, ntabwo basohotse kubera hari n'abagiye kuri basohotse na Bruce Melody ubwe. Abantu basohotse kare ntabwo basohotse aruko Bruce Melody arangije kuririmba mu by'ukuri. Abantu basohotse kare pe. Bruce Sozo ririyo. Bruce Sozo icyuho cyagaragaye cyo gusohoka amasaha amaze kuba 7 abantu barushye. Urukumva reka ngwe nk'urugero rwo tfa nk'ako gatwari twajyanye bambaye ama high heels, uze guhagarara kuva 12 kugera 7:15 z'ijoro. It's too much. Ikosa rya mbere ryabaye ni ugutinda gutangira kuririmba. Ibyo byo rwose abantu bari bahagaze babihiwe cyane barataha. Ikosa rindi ni rya The Ben kuririmba playback. Ntabwo ari byo twari twiteze. Twebwe muri stade ntabwo twabihiwe cyane, ariko rero twaje kubihirwamo kuko twari twabonye Bruce Melody aririmba neza 100%. Ariko bari bukukiye live ubo babihiwe asamples. Gusa The Ben yasuhuzaga abantu bikavuga neza, yajya kuririmba ijwi tukaribura. Abatamwumvaga rero asuhuza audience ntabwo nzi igice bari bicayemo, ariko mubaza abantu bose bari begereye stage tukamwumvaga neza muri CIP na ye wamwumvaga. Niyo mpamvu twabanje kugira ngo mikoro ya Ben yapfuye. Noneho narindi tukavuga none se kwavuga adusuhuza bigakunda yarimba bikanga, what's going on? Kuko twari twatangiye no kubandikira abari ku buhanga bw'ibyuma ngo nitubabare muhindure mikoro ya Ben, tuzi ngo mikoro ye nyine ifite ikibazo. Yarimba live ya na Ben yaririmba live akayishobora pe Ben azikuririmba, ariko kuririmba tuzi impamvu umwuka. Reka tugaruke gato, reka ntabwo aturira ibyuma kuri yarumva hari impamvu nyinshi cyane nashaka kuvugaho. Reka tugaruke kubaye musiba bakiriye rero ngo habayemo reka uretse rero nkuye akantu ko kwaba MC abantu angambona batamenye. Bruce Melody yarafite special MC we ari we Bianca.
Pendo na Lucky bamwakiriye baragenda, hahita haza Bianca n'undi mu Nigeria nabo bakomerezaho. Sinzi impamvu ako kantu batakakubwiye. Bamwanimye hafi nk'iminota 30. Kandi Ben we yarafite bari yabonyine. So Bruce Melody yarafite special MCs. Pendo na Lucky bamwakiriye baragenda, hahita haza Bianca as a personal MC hamwe n'undi mu Nigeria umwe. Bakira Bruce Melody hafi minota 30. Bari kuvuga urabeshya muri comment. Ya iminota 30 kabano anko. Wenda nite oya ariko ibintu avuga nyine nibyo ibyo avuga nibyo Bruce Melody baje bo ibyo nyine turabyemera. Ugereranyije uriya mu Nigeria na Bianca bakoresheje nk'iminota ingahe? Oya ni nka 18 kuko babaje kutirimbisha indirimbo za iminota 5. Ariko ngiye kabano umuntu ngiye nshaka kuboretse gato kabano naguciye mu ryo uvuga. Nubwo maze kuricamo ndashaka kumva umuntu uvuga yuko atigeze yumva ijambo bu n'ijambo Bruce Melody. Dore bu ahantu zavuye, dore bu ahantu zavuga ku bafana ba Bruce Melody. Aba Ben ntabwo ugeze batanga bu bavuze Bruce Melody wapi, bari bafite discipline. Ahubwo yakubise stage nziza byatari. Oya kufite stage nziza byo ntabwo bivuga ngo ugiye gutanga bu mu gihe umuntu arimo kuririmba. Gusa Ben arimo aririmba twaga hano twari turi izo bu ntabwo twazumvaga cyane. Twazumvaga cyagiye bavugaga Bruce cyangwa se bavuga The Ben niho izo bu zazaga. Naho Ben arimo aririmba nta bu twe twize twumva pe. Okay. Nanjye nazo numvishije simbishye. Melody yego kungo Melody. Niko kabano. Tukira ahangaha rero ndashaka ngo ubu turi kuvugana sibyo shiteka nkawe nk'umuntu wari wagiye hari urimo kunyumva ninde muhanzi wa mbere ntabwo navuga ngo ninde muhanzi uretse gato muri performance ninde muhanzi wa performance kurusha undi Bruce Melody yarushije The Ben kandi ngiye mfana The Ben. Listen to me. Bruce Melody muze kumakanya mbahereze liste y'indirimbo Bruce Melody ataririmbye yanditse. Kaba nakoresheje ukuri kwiwe uyu ni umuhanzi wa The Ben wa kabiri nakumufana wa The Ben wa kabiri uretse indirimbo ntazo dukeneye. Hari liste okay. None ndimo turashaka kuvuga Thank you. ngo bigende bite icyo turi kureba hano abahanzi ndashaka urukumva kabano afana The Ben cyane ariko stage Melody no kuvuga ngo stage Melody icyo twari dutegereje kuvuga ngo stage Melody icyo twari dutegereje kuvuga ngo stage Melody icyo twari dutegereje hano kuri iyi show rwose Bruce Melody yabikoze neza. Bruce Melody Imana ni kimwe yego Munga y'Imana ni kimwe kubise ikintu cyitwa video none uyu mwaka ariko se wari nganya wacicika ko kapfawe Godfather reka kabana rangize mite kuzamura ara hejuru kabano ujya nyuma ura concluding ikintu navuga nuko it's an obvious Bruce Melody performance neza cyane kurusha The Ben. Gusa tushimire The Ben ko yatumye tubona show nziza ariyo gutumira Bruce Melody. Nimwongere kuvuga ngo gutumira Bruce Melody no gukora ikosa. Yatumye Bruce Melody araza duha ibyishimo aduha show nziza. So icyo kintu nicyo kukimushimira. Kabano n'umuntu abantu muvuga ko uretse gatorima urashimira The Ben ko yatumye Bruce Melody akabaha show nziza cyane. None se yatamutumira twari kubona show nziza. Erega ari amahirwe Bruce Melody yahawe yo kwigaragaza. Abana ba The Ben n'abagome uretse gato icyo Godfather nta kuvuga ukuri kw'ibyabaye so ubwo naho bihuriye. Nanjye nakubwiye kuba nkitangira ko nababaye kandi uzamure ubwo ntabwo ari ubugome Godfather. Ubwo ntabwo ari ubugome uretse gato murashimira The Ben abafana ba The Ben none se ntiyakoze neza wowe uri kubitwara muri hotel. Gusa uyu munsi hari decision nafashe uretse kuyivuga Godfather no thank you so much Linda really thank you niba nkumvishe neza uretse gato wasangira ngavuze ngo ndamufanuye uretse gato sindwa sinamufanura ariko hari ikintu niba numvishe neza kabane yakoresheje ijambo aravuga ati nk'abafana ba The Ben
turashimira The Ben watumiye Bruce Melody akaza kudukubita ikintu bita performance y'akasamutwe. wowe wongeyeho akandi kantu navuze giye nk'umufana ukunda umuziki nyarwanda muri rusange nubwo mfana The Ben ndashimira The Ben ko yatumiye Bruce Melody akamuha platform Bruce Melody akatwereka ubuhanga bwe akaduha umuziki mwiza tukagenda tunezerewe yakoze pe noneho akandi kantu nakongeraho n'iki uyu munsi The Ben yambaye neza at least nako mukavuge mukabana n'umugambanyi. ura ntabwo ndi umugambanyi mfana The Ben kuri pacanga ye kaninyutinga na pacanga nawe kuri namuvaho urukumva okay niba atari pacanga ubwo ni ntuzi pate de refa pacanga ni y'abakobwa nawe w'umufana wasanga wamudodeshe komeza nk'ukabana ko kurudinga afate undi muntu. conclusion ni cyane ko kwambara imikenyero ku ipantaro ariko se ariko umukobwa we ariko ikakana n'umwe gufata ngaho conclusion ntabonye n'abamanuka. conclusion ni iki rero kazi mutapinge. conclusion ni iki abantu bareke kureba kote negative barebe positive. Yego. Thank you so much The Ben gutumira Bruce Melody akaduha show nziza. Next time uzatumire n'undi muntu. It's so beautiful. Noneho rero nawe agende yisubireho areke gukora playback kubera ko abanyarwanda basigaye baza umuziki. Mama yake urakoze cyane umufana wa The Ben. Thank you so much. Costa zamuka umufana w'umuziki nyarwanda. Urakoze cyane reka nakira umuntu bita Irunga niwe tari wakavuze. Kamuhiye. Godfa cyagiye twatangiye tubivuga umuntu akagenda yani atabitsindagira umufana mwanze kurekura. urumva yewe nkubwiza ukuri kw'Imana. The Ben yateguye igitaramo cyiza aranagikorera publicité nziza. Iyi gitaramo cyari cyitezwe cyane kandi hari uwavuze niba atari Eme cyangwa Kabano yavuze ngo icyiza cyabayeho kiza kuba kibi nuko abantu bagiye kare nabonaga batonze imirongo ara kuri arena ubona binjira nta kavuyo kenshi abafana ku ruhande rw'abafana n'abateguye n'abafashe The Ben gutegura bakoze. Ariko The Ben ikintu yadukoreye cyambere kiri kwica ibintu twabivuze ni iyi playback yamwiciye. Hanyuma naje kurealize ikintu nukuvuga ngo uyu Bruce Melody turi kuvuga ngo ya performinze neza tumukompaye n'ibyo The Ben yakoze ariko nawe ubwe nkuko yari yitezwe nkuko mumuzi n'ubuhanga bwe n'ukuntu avuga siko yaga performinze yo The Ben aza kubikora neza. Ngiye niko ntekereza iyo ni ibindi abantu bari kuvuga ngo babuwinze The Ben no ahubwo abantu banejejwe no kudukubitira karahanyuze. Iriya playback wa mugani w'abari bicayemo bo baryohewe niyo mpamvu ubona twe twarakaye. Kibuze navuze ngo yaririmba n'indirimbo zibiri adukubitira agapera umuntu wateguye akarepeta. So ikintu nabonye cyo navuze ngo hari decision nafashe. The Ben sinzongera kumukomparinga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri The Ben no umurigenti ntazongere kwikompara n'abana bari kuzamuka cyangwa ngo akore igitaramo nk'iki twavugaga cya competition. No. Mu gihe akiririmba playback ntazongere, iri ni ikosa rikomeye, ntazongere kuvuga ngo arihanganisha na runaka. Hoya uyu mwana aracyafite imyuka. Wabonye je ndabona yakoze reserve, yabonye yirizavinze ahubwo uko nabibonye uyu Bruce Melody yirizavinze ni nkaho nyine nta competition nyine yabayeho nawe. Iyo The Ben aza kwasa uyu mwana yari gukora demo, yari kurenza, yari kubikora cyane. So The Ben azajya akora nyine ibitaramo hamagara abantu ariko ni nkaho biri kugenda bishira pe nabyemeye umunsi nayamanitse. Murakoze. Undi muntu utaravuga ninde ushaka kuvuga? Ninde? Ni njyewe. Wavayo. Munatapinga ndabizi ko muri abahanya muri abatina ushobora kunkandaho uhabuze n'umuntu uvana ukara akamodoka ariko gufata na rumi yewe reka mabwiza ukuri. Wavayo. Badifa ntabwo nari nzi ko Kabana azi gukora na rize y'igitaramo.
kuse ukabanura mu mugenzi wawe wowe komeza kabana koronarize ariko ngewe mvuze ibyanjye Godfrey nidushaka gukora analize duhere nyuma ya BK Arena. Oya no turi muri Abeka twinjire mu gitaramo muri Beka okay kandi ujya kuvuga uje ko uri kuvuga nyuma y'abantu bari bahari niyo mpamvu mpereye kuri kabano wari uhari komeza ndabizi Melody yakoze performance nziza impamvu nari mvuye muri BK Arena nkigira inyuma nuko iyo ugereranyije abahanzi uko ari babiri Melody afite abahanzi abagenzi benshi ubyumva aranyumva Melody niyo mpamvu ushobora kumutumira kuri televiziyo kuri YouTube kuri X kuri TikTok akaza ariko The Ben ntazi why niyo choice ye ntabwo ariyo choice yasabye kuza biranga oya nabizi please wivuga ibyo utazi kuko yagerageje kubikora none se ceceka ntabyo hari ibyo utazi imana hari ibyo utazi ntugacu umwanzuro okay sawa no kuri YouTube se nta tike yagireyo kujya kwa Sabe komeza ndakomeza okay icyo nari mvuze Bruce azi gukora music ariko akagira n'uburyo bwiza bwo kuyimarketinga yego niba ari team nziza niba ari uko ateye ntabwo mbizi ariko The Ben abanyarwanda urabizi abanyarwanda ntibakunda umuntu wiyemera The Ben afite akantu ka confidence ari nako kamukurikirana kakamusanga no kuri stage kabana wari uhari hari ikintu yatubwiye ngo bavuze ngo hari abantu ibyo gusohoka byose mbisubiramo banasohotse atari uko ari The Ben no kubwa Melody bari basohotse kubera abantu bagiye bashyiramo hagati nka Legend no gutinda n'iki nka Legend Mighty Popo ntabwo tuzi ikintu yakoze yaje afata umwanya munini bariko n'umuhanga yenda yaraje gusapotinga abahungu be ibyo ntawe bitindaho ariko Godfather icyo ngiye ntindaho nuko abahungu ko ari babiri ntitaye ku watumiye undi banejeje abanyarwanda batweretse level y'umuziki nyarwanda aho ugeze uyu ndamushatse ndamubura komeza nta kibazo urabibona nge sinjya nevariwa nge mfana nkuko wabivuze ngo afana ngo afana The Ben ngo ariko yakunze Bruce Melody nge nta muntu mfana personally mfana umuziki nyarwanda Bruce Melody The Ben keep it up mwaduhaye show nziza amakosa arakosorwa management ya Bruce mwakoze neza management ya The Ben muyoboke respect mukomereza kuza kwimarketinga ntabwo ikiganiro turimo